Hari ikibazo kimwe gikomeye cyane abantu benshi birengagiza. Ese ibyo uri gukora uyu munsi bizakubeshaho muri 2030? Fata akanya ubitekerezeho neza. Niba isi ikomeza guhinduka buri munsi, niba tekinoloji iri kwihuta kurusha uko abantu babyiteze, niba imirimo imwe n'imwe iri kugenda ishira buhoro buhoro, ni iki gituma wowe wumva ko utazagerwaho n'izo mpinduka? Abantu benshi bazagirwaho ingaruka n'izo mpinduka batiteguye. Bazakanguka umunsi umwe, basanga ibyo bari bazi gukora bitagikenewe ku isoko. Basanga amasoko yarahindutse, basanga amafaranga ari mu bindi bintu batigeze bitaho. Ariko hari ikindi kintu gikomeye kurushaho. Hari abantu bake cyane bamaze kubibona kare. Bari kwitegura, bari kwiga ibintu abantu benshi bafata nk'ibitagira agaciro uyu munsi. Ariko mu myaka iri imbere, abo bantu bazaba bari imbere cyane mu bukungu. Uyu munsi ngiye kukwereka imirimo 5 izaba ifite amafaranga menshi mu mwaka wa 2030. Ni imirimo izaba ifite demand ikomeye cyane. Ni imirimo ishobora guhindura ubuzima bwawe niba uyitangiye hakiri kare. Kandi ikintu cyiza cyane ni uko ushobora gutangira nonaha. Umurimo wa mbere uzatanga amafaranga menshi mu mwaka wa 2030 ni AI na automation specialist. Hari abantu benshi batinya AI. Hari abavuga ko izatwara akazi kabo, hari abavuga ko izasimbura abantu bose, ariko hari ukuri kutavugwa kenshi. AI ntabwo izasimbura abantu bose. Izasimbura abantu batazi kuyikoresha. Fata urugero rworoshye. Company ifite abakozi 10 bakora customer service. Iyo company ishobora kuzajya ikoresha AI igasubiza abakiriya bayo. Ariko si izabikora ite kugira ngo iyo AI ikore neza? Izakenera umuntu yiyobora, izakenera umuntu yitoza, izakenera umuntu yihuza n'ibindi bikorwa bya company. Aho niho hazava amafaranga. Mu mwaka wa 2030 abantu bazaba bafite skills zo gukoresha AI ntabwo bazaba ari benshi, ariko bazaba bafite agaciro gakomeye cyane. Umuntu umwe ushoboye gukoresha neza AI ashobora kuzakora akazi k'abantu 10. Ashobora kuzafasha company kugabanya amafaranga ikoresha, gukora vuba no kongera umusaruro. Mu Rwanda ndetse no muri Afrika hose, business ziri kugenda zifata ikoranabuhanga buhoro buhoro, ariko zizihuta cyane mu myaka iri imbere. Icyo bivuze ni iki? Abantu bazaba bazi gukoresha AI bazaba bafite amahirwe menshi cyane. Niba wiga uko wakoresha AI tools, uko wakora automation, nuko wakemurira ibibazo ukoresheje tekinoloji, uri kubaka ejo hazaza hawe. Wibuke neza, mu mwaka wa 2030 ntabwo ari ugukora cyane bizaba bitanga amafaranga, ahubwo ni ugukora biri mu ubwenge, smart work. Umurimo wa kabiri ni cyber security expert. Reka twibaze ikibazo kimwe. Ese amafaranga ari muri banki yawe ari hehe? Ari kuri internet. Ese amakuru yawe yose ari kuri internet. Ese business nyinshi zikora gute? Zikoresha internet. Ibi byose biroroshye, ariko bifite ikibazo gikomeye cyane, umutekano. Mu myaka iri imbere abantu bazakoresha internet kurushaho, ariko n'abashaka kwiba bakoresha internet ndetse no kwangiza baziyongera cyane. Company zizajya zitakaza amafaranga menshi kubera abahakaza. Abantu bazajya babura data zabo cyangwa amakuru yabo. Ibigo bikomeye bizajya bihagarara kubera abahakazi bazajya babyataga. Icyo gihe hazakenerwa abantu bashobora kurinda ibyo byose, cyber security. Ibi ntabwo ari ibintu byo gukina. Ni akazi gafite agaciro gakomeye cyane. Umuntu uzi kurinda system, umuntu uzi gutahura ikibazo kitaraba, n'umuntu uzi gukemurira ibibazo mu gihe gito, ntabwo ashobora kuzabura akazi mu mwaka wa 2030. Company zishyura amafaranga menshi cyane kugira ngo zibe zifite umutekano w'ikoranabuhanga ryazo. Niba ushaka akazi kazahoraho kandi gafite igihe kizaza ndetse kadashira, akazi gafite amafaranga, cyber security ni kimwe mu byo ukwiye gutekerezaho. Umurimo wa gatatu ni digital content creator. Hari abantu benshi bakoresha social media buri munsi, ariko ntabwo baba bazi ko ari amafaranga bari gukina nayo buri munsi. Bafungura TikTok, bareba video bagaseka, barangiza bagafunga bakaryama. Ariko hari n'undi muntu uri inyuma y'iyo video, uyu nguyu aba ari kwibyaza amafaranga. By'umwihariko mu mwaka wa 2030 abantu bazaba bakoresha internet cyane nk'aba content creators bazaba babayeho neza. Attention cyangwa se gukurikirwa bizaba aricyo kintu gifite agaciro kurusha ibindi byinshi. Company zizaba zishaka abantu bafite audience, zizaba zishaka abantu bashobora kugera ku bantu benshi kugira ngo babamamarize, kandi abo bantu ni bande? Ni aba content creators, ni abakora content zo kuri internet. Niba ushobora kuvuga inkuru ituma umuntu akomeza kureba, ugafata amashusho meza, ugatanga ubutumwa bufite agaciro, ushobora kwiyubakira ubuzima bwawe ukoresheje telefone yawe gusa. Hari abantu babitangiye uyu munsi kandi bibafitiye umumaro, ariko abenshi ntabwo barabyitaho, baracyatekereza ko atari akazi. Ariko muri 2030 aba content creators bashobora kwinjiza amafaranga arenze y'abantu benshi bari gukorera mu kazi gasanzwe uyu munsi. Ndetse ibi ngibi byaranatangiye. Icy'ingenzi ntabwo ari uko ufite kamera ihenze, ahubwo nuko ufite igitekerezo gifite value cyangwa gifite agaciro. Umurimo wa kane ni agribusiness entrepreneur. Reka tuvuge kuri iki kintu abantu benshi basuzugura, ubuhinzi. Ariko reka nkwibutse ukuri kumwe, nta muntu uzigera reka kurya. Ibiryo bizahora bikenewe iteka ryose, ariko ikibazo si ibiryo, ahubwo n'uburyo bikorwamo. Mu myaka iri imbere ubuhinzi buzakenera abantu batekereza nk'abacuruzi. Ni abantu bashobora gukora ubuhinzi bugezweho, gukoresha ikoranabuhanga mu buhinzi no gutunganya ibiribwa mbere yo kubigurisha. Abantu benshi bakora ubuhinzi muri iyi minsi babukora nk'akazi ko kubaho gusa, ariko abatekereza kure babukora nk'ubucuruzi budasanzwe. By'umwihariko mu Rwanda amahirwe ari mu buhinzi ni menshi cyane.
Isoko rirahari, abantu barahari, ikibuze ni abantu babikora mu buryo bugezweho. Mu mwaka wa 2030 abantu bazaba bafite ubushobozi bwo gutanga food quality cyangwa se ibiryo bigezweho kandi bimeze neza, bazaba bafite amafaranga menshi cyane. Icya gatanu ni mental health na life coach. Hari ikibazo gikomeye cyane kiri kwiyongera buri munsi, ariko abantu benshi ntabwo bakivuga. Stress, depression, kwigunga n'ubuzima buri kugenda bugorana cyane. Abantu benshi bafite ibibazo ariko ntabwo baza abo babiganiriza cyangwa uburyo babikira. Mu myaka iri imbere abantu bazakenera cyane ubufasha bwo mu mutwe. Bazakenera abantu bashobora kubumva, bashobora kubafasha gutekereza neza ndetse bashobora kubafasha gufata ibyemezo byiza. Ibi si ibintu bya tekinoloji, ariko ni akazi gafite agaciro gakomeye cyane kandi gafite amafaranga menshi. Abantu bazishyura amafaranga menshi kugira ngo babone amahoro yo mu mutwe n'ituze. Niba ushobora kumva abantu, gutanga inama nziza, gufasha abandi, ushobora kubyubaka ukabigira umwuga uzaguha amafaranga menshi mu mwaka wa 2030. Umwanzuro: reka nkubaze ikibazo gikomeye. Ese uri kwitegura umwaka wa 2030 cyangwa uri gutegereza ko izagusiga? Abantu benshi bazatungurwa, bazisanga inyuma. Abantu benshi bazisanga mu buzima batishimiye, ariko ntabwo ari ngombwa ko wewe bibuko. Ushobora guhitamo uyu munsi, ushobora gutangira uyu munsi, ushobora kwiga buhoro buhoro ariko ugatangira. Wibuke neza, future nziza ntabwo igutegereje, ahubwo izasanga abantu bayitegereje ndetse biteguye.